Yesu ashimwe bene data, ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu, mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Mukomeze mugubwe neza muri ibi bihe bya Noheli n'ibihe byo gusoza umwaka. Uyu mwanya rero turakomeza ibyanditswe byera, turi mu mpera z'umwaka, turasoma mu byahishuwe igice cya mbere kugeza igice cya kane. Ni amagambo meza atubwira uburyo Yohana yabayeho ari ku kirwa cy'Ipatimo, Imana ikamubonekera kugira ngo yandikire amatorero 7 yo muri Aziya. Ayo matorero 7 yo muri Aziya harimo itorero rya Efeso, harimo itorero rya Simurona, itorero rya Perugam, itorero rya Tuatira, itorero rya Sarudi, Philadelphia na Laodikia. Ayo ni amatorero 7 yo muri Aziya niko tubyita. Imana imuha ubutumwa yagombaga kuyabwira buri ryose rikurikije uko ryari rimeze n'icyo Imana yagyifuzagaho. Itorero ryo muri Efeso, Yohana ubwo biravuga ngo yari ari mu mwuka yerekwa cyangwa se yumvijwe rimubwira ngo agende abwira amatorero yo muri Aziya. Amatorero yose hari icyo yashimwaga, ariko hari n'icyo yagawaga usibye itorero rya Simurona, aho Imana yababwiye ati nza amakuba yawe, ubukene bwawe, nuko utukwa n'abita abayuda nyamara atari bo, arabwira ngo ntutinye ibyo ugiye kuzahura nabyo. Kandi Imana irababwira ngo ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Muri ubu butumwa bwose bwagiye bwandikirwa amatorero, hari ibyo Imana yabwiraga amatorero ikabankuraja, ibashimira ibyo bakoze byiza, ariko ikababwira n'ibyo bagomba gukosora, uburyo bagomba kwitwara. Nubwo bari ku rugamba bahura n'ibibarushya byinshi, ariko ijambo ryagiye rigaruka ni amagambo 2. Ijambo rivuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Iyo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri rivuga ngo unesha nzamuha kujya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Buri torero iyo rirangije kwandikirwa cyangwa kubwirwa, basoresha iyi jambo rivuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero, bagakurikiza ngo unesha nzamukorera iki n'iki. Ijambo nyamukuru nahisemo uyu munsi ni ijambo rivuga ngo unesha nzamuha kujya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Twese ibyo tuba duharanira, ibyo tuba dushaka mu buzima bwa gikristo tunyuramo buri munsi, ni ukugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Kubona ubugingo buhoraho rero, kujya kuri iki giti cy'ubugingo, kugira ngo tuzabone ubu bugingo, tugomba kubiharanira, turabikorera, turabirwanira, tugomba kubyitangira, gutanga imibiri yacu, gutanga umwanya wacu, gutanga. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo umuririmbyi aririmba ngo dutange imibiri n'ingingo n'ubwenge ngo bikorere uwo mwami Yesu. Kunesha rero, ubundi umuntu anesha ari uko hari ibyo yarwanye nabyo agatabaruka amahoro, akabona intsinzi. Turi muri iyi si turwana na byinshi, hari byinshi tugenda duhura nabyo, turwana nabyo, intambara z'uburyo butari bumwe, bigeragezo, ubuzima tunyuramo bura tuba turwana n'isi na Satani n'umubiri. Niko tugomba tujya tubivuga mu ncamake ngo turwana n'isi na Satani n'umubiri. Ibyo nibyo biturwanya kugira ngo bitubuze kubona ubugingo buhoraho. Rero hamwe n'ibyo biturwanya, ijambo ry'Imana riravuga ngo unesha nzamuha kujya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Ahandi bavuze ngo unesha nzamuha kuri manu yahishwe. Ahandi bavuze ngo unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Ahandi ijambo ryavuze ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero, unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Unesha
mu gice cya 3:5 ngo niwe uzambikwa imyenda yera. Haleluya. Kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo. Unesha, dusoza umurongo wa 21 w'igice cya 3 ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nkuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Imana ishimwe. Tuzaba abami n'abatambyi nitunesha. Ibyo tunyuramo byose, ibyiza cyangwa ibibi, ibitugora n'ibitatugora, intambara turwana, nk'umukristo ndakwifuriza guharanira kunesha. Ujye urwana intambara nziza yo kunesha, niko Paulo yavuze. Ujye urwana intambara nziza, ibyo unyuramo byose, niba ari abakwanga uharanire kunesha wowe ubakunda, niba ari abakugirira nabi uharanire kunesha wowe ubagirira neza, niba ari abakurwanya uharanire kunesha wowe ubashakira amahoro n'urukundo, ubashakira umunezero. Ibyo nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Dusoza uyu mwaka ndabifuriza kunesha muri byose, kandi Imana ibahe imbaraga zo kunesha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.